Philadelphia Imana iratsinda. Yesu ashimwe. Yesu wacu nahabwa icyubahiro. Turashima Imana yo mu ijuru, turashimira Imana cyane kubw'urukundo idukunda, rukundo rwayo rusumba izuba, rusumba ukwezi, yemwe rugira n'ikuzimu. Imana nihabwa icyubahiro rero kubw'urukundo rwayo idukunda, ngo rwatumye itanga umwana wayo w'ikinege, ngo kugira ngo umwizera atazapfa urupfu rubi, ngo ahubwo azahabwe ubugingo buhoraho. Imana rero nishimwe nk'uko bisanzwe. Ni Pastor Gatera Jose guturuka muri Pentecote de Réveil Philadelphia. Ndashimira Imana kandi namwe Yesu Kristo abaho umugisha, inshuti za Kristo, abakunzi b'umusaraba, abakunzi mwese ba Pentecote Philadelphia, nongeye kubasuhuza muri iki gitondo. Ngo Imana y'amahoro ibagirire neza, Imana ibakure mu bwizi bashyira mu bundi, abarwayi bakira, abarushye baruhuke, abafite imvune zo mu mitima bakira inzira z'igisiyoni. N'umunsi mwiza rero Imana yaturemeye rwose, n'umunsi Imana yaturemeye. Ndumva hari ikintu Imana iri bukore, ndumva hari amateka ari buhinduke, ndumva hari imikorere mishya y'Imana, ndumva hari kugarukwaho n'Imana muri iki gitondo. Imana yacu nihabwe icyubahiro. Rero turi kumwe n'umushumba wacu, reka tumusengere, agiye kutugezaho ijambo ry'Imana, arabasuhuza mu kanya, ariko reka tubanze tumusengere. Imana nyir'ibihe, Imana nyir'ubutware, Imana ishobora byose, Imana twizeye ifite imbaraga, niwe twiringiye, ibyiringiro byacu niwe tubishyizeho umutima. Turakwinginze kugira ngo ubane natwe, wongere udukoreshe kurusha uko ujya udukoresha, wongere uvugane natwe. Mana, aya masaha, uyu munsi n'uyu munota, hagira abantu bakira ubuzima bushya muri Kristo Yesu. Mana, hagira abantu bahindurwa n'ijambo, hagira abantu ijambo rikora ku mutima, abarwaye ku mubiri, abarwaye mu burwayi bw'umubiri, abaruhijwe n'ubuzima bakira igitangaza. Buri muntu wese akubone mu buryo gushakamo, buri muntu wese akubone mu buryo kwifuzamo, buri muntu wese ahure nawe kandi ukora ikintu gishya kugira ngo abantu barusheho gushima no kunezerwa. Dusenge rero imitima y'abantu kugira ngo uyihe gutuza no guca bugufi. Hari abagenda muri tagisi, hari abari mu mirima bahinga, hari abari muri za biro. Buri muntu wese aho aherereye n'uri mu rugo, ijambo ryawe rimugereho kandi abe mu mwanya umwe, mu izina rya Yesu. Duheje imbaraga zaturwanya, duheje ubugome n'ubucakura, dusengeye ikirere, umuriro w'Imana utwika ukongora ibitavuga Imana, imbaraga z'abarozi n'abakonikoni, ibintu byose bitavuga izina ry'Imana biceceke kugira ngo izina ry'Imana rirusheho gukora. Urakoze, icyubahiro kibi cyawe, ni mu izina rya Yesu, amen. Reka rero tumwakire, tuguhaye ikaze, karibu. Murakoze. Tubanje kubasuhuza bene data mudutega amatwi, abo dufatanije nabo murimo, abitirirwa zina ry'Imana mwese turabashubuje mu izina rya Yesu. Igitondo cyiza, Imana ibaho umugisha. Tushimiye Imana yatwaye aka kanya ko kuhagarara mbere yanyu tubashe kubagezaho ubutumwa bwiza bw'umwami wacu Yesu Kristo. Tugiye kuganira mu magambo iri mu gitabo cya Nehemiya. Turaganira mbese afi bice bitatu gutyo. Reka tubanze tuyisome. Nehemiya gice cya mbere murongo wa 2 tugeze ku murongo wa 7. Nehemiya gice cya mbere murongo wa 2 kugeza ku wa 7. Azanye n'abagabo bavuye i Buyuda. Hanani wo muri bene data yaraje, azanye n'abagabo bavuye i Buyuda. Mbabaza inguru z'abayuda barokotse, abari basigaye batajyanwe ari imbohe
mbaza n'inguru z'i Yerusalemu. Uyu ni Yeremiya ari mu bunyage. Barambwira bati abari batagiye mu bunyage bagasigara mu gihugu cy'Ubuyuda bagize amakuba menshi, baratukwa, kandi ingike z'i Yerusalemu zarasenyutse n'amarembo yaho yarahiye. Yesu atushoboje. Murongo wa 4. Maze kumva izo nguru ndicara ndarira, mara iminsi mbabaye niyiriza ubusa nsengera imbere y'Imana nyirijuru nti ndakwinginze witeka Mana nyirijuru, Mana nkuru itera ubwoba, ikomereza isezerano n'imbabazi abayikunda bakitondera amategeko yayo. Murongo wa 6. None tegera ugutwi kwawe kumve, n'amaso yawe arebe, wumve gusenga umugaragu wawe nsengera imbere yawe muri iyi minsi, ku manywa na nijoro, nsabira abagaragu b'Abisirayeli, natura ibyaha Abisirayeli twagukoreye. Numva twagarukira hano gatoya. Yesu atufashe, Yesu atushoboje. Niyo ijambo Mana yatuhaye iki gitondo tubashe kubagezaho. Mwuka Wera adushoboje, atari twebwe twasobanura ijambo ry'Imana. Hano yari igihe kimwe Abisirayeli bari mu bihe bibakomereye. Tuba turi mu buzima, ntago twagenda gusa mu bihe byiza. Hari igihe tuhura n'ibihe bimwe, ubuzima bwacyanze umuntu, bikomeye byahagurukiye umuntu, uburwayi bwahagurukira umuntu, mbese inzira nyinshi y'ibibazo rimwe na rimwe tuhura nazo. Hano Abisirayeli bamwe bagiye mu bunyage mu gihe Nebukadinezari yateraga mu rwa Yerusalemu. Hari bamwe yabajyanye, hari n'abandi basigaye. Ba Nehemiya nawe yagiye mu bunyage, ariko ageze igihe kimwe aza kumva inguru. Cyangwa reka tubanze dusobanure aka kantu. Nehemiya aza kumva inguru, kandi inguru Nehemiya yumvise ni z'ibyago byari Yerusalemu. Awumva inguru y'ibyago iturutse mu murwa wa Yerusalemu, ariko we yari mu bunyage. Si wenyine, igice kinini cy'Abisirayeli bajyanwe mu bunyage na Nebukadinezari. Bamwe baratatana, bamwe barasigara. Ariko mu gihe yari mu bunyage aza kumva inguru z'ibyago by'abaturage basigaye he Yerusalemu. Amaze kumva, Nehemiya arababara. Ariko nyuma yo kumva iyo nguru idashimishije, inguru itari nziza, Bibiliya iratubwira ku magambo twasomye, Nehemiya akora iki? Afata bihe byo gusenga, bihe byo gusengerwa, byo gusenga kwa Nehemiya. Nehemiya afata bihe byo gusenga nyuma yo kumva izo nguru mbi. Mutwe w'ijambo tugiye kuganira uratubwira iki? Nehemiya akomeza abantu ngo bubake. Amaze kumva nguru itari nziza iturutse Yerusalemu, arababara, afata bihe byo gusenga. Nyuma yo gusenga kwe yaje kubona igisubizo, kandi igisubizo yabonye bikurikije bibazo bahuye nazo. Yari gukora iki? Gukomeza abantu Abisirayeli bamwe babashe kubaka ingiki zia Yerusalemu. Eka sasa tumve inguru niyo twasomye. Hanani yari umwe mu bwoko bw'Abisirayeli wari usigaye nyuma, abandi bagiye mu bunyage.
nawe aza kubona ibibazo bibaye byinshi mu basigaye, aravuga ko reka ngiye nyine nijyanye nsange bene wacu, ndavuga gutyo. Asa uyu muntu yitwaga Anani wo muri bene data yaraje azanye n'amagambo avuye i Buyuda. Yaje asanga abanemiya mu bunyage, azana amagambo ivuye mu Buyuda. Nehemiya aramubaza inguru z'abayuda barokotse. Mbese yari maze iminsi atafite inguru zabo. Ambonye Anani, kandi Anani nike cyamuzanye afite iyo nguru, aramubaza amakuru y'abayuda barokotse bameze gute? Tumaze iminsi tutazi amakuru yabo, bameze gute? Abari basigaye batajyanwe ari imbohe, atangira kumubwira amakuru y'abo bayuda basigaye batajyanwe nk'imbohe. Nehemiya amubaza ayo makuru, mbaza n'inguru z'i Yerusalemu, abayuda basigaye batajyanwe imbohe, abaza n'amakuru ya Yerusalemu, murwa w'amahoro umeze gute? Abasigaye batajyanwe imbohe nabo bameze gute? Baramubwira Nehemiya uko nuko yabaga mu bunyage, ariko umutima we wose wabaga mu gihugu cyabo, atekereza abayuda basigaye batajyanwe imbohe, atekereza murwa wa Yerusalemu, murwa w'amahoro, murwa w'umugisha ku Bisirayeli. Uwo murwa umeze gute? Amaze kumubaza Anani izo nguru, aramubwira ati bati abari batagiye mu bunyagi bagasigara mu gihugu cy'Ubuyuda bagize amakuba menshi. Mbese nta makuru meza yazanye. Yo, abagiye batajyanwe mu bunyage bagasigara mu bagasigara batajyanywe mu bunyagi, abari basigaye batajyanwe imbohe, mbaza n'inguru za Yerusalemu. Arambwira ati abari batagiye mu bunyage bagasigara mu gihugu cy'Ubuyuda bagize amakuba menshi, baratukwa. Umva amakuba bahuye nazo icyo gihe abayuda, baratukwa, kandi ingike y'i Yerusalemu yarasenyutse, n'amarembo yaho yarahiye. Mbese amuzanira inguru afi 3 zitari nziza. Ku muntu watekerezaga buryo abayuda bameze, agatekereza Yerusalemu kundu imeze. Twavuze muto w'ijambo, Nehemiya akomeza abantu ngo bubake. Abamagawe n'Imana, abafite impano z'Imana, abafite shingano z'Imana, iyo niyo mirimo yabo. Buri gihe cyose bakwiriye gukomeza abantu b'Imana gukora ibyiza. Tugereranye cyangwa tutaragera ku mwanya turaza kubisobanurira neza, ariko Nehemiya yari ifite ishaka ry'umurimo wa data ku mutima we, akashaka kumenya amakuru y'abayuda batajyanwe mu bunyagi, akifuza kumva amakuru ya Yerusalemu. Ariko baje kumubwira bati abari batagiye mu bunyage bagasigara mu gihugu cy'Ubuyuda bagize amakuba menshi, baratukwa. Yemwe abantu b'Imana mwanga gutukwa, mube mwihangana nimukirwanirire, kuko nabyo Imana ishaka kwemera bagutuke. Kandi ingike Yerusalemu yarasenyutse, n'amarembo yaho yarahiye. Yari inguru itunguranye mbere ya Nehemiya. Abasigaye batagiye mu bunyagwe bahuye n'amakuba menshi, baratukwa. Yerusalemu yarasenyutse, n'amarembo yayo yarahiye. Mbese Abisirayeli mu gihe cyabo
banezezwaga kuba mu wo murwa w'amahoro Imana yabahaye. Ariko mu gihe baje kujyanwa imbohe, bagiye mitima yabo itekereza ku ibyo basize mu murwa wa Yerusalemu. Niki n'abayuda basigaye. Nehemiya aza kuhabwa igisubizo. Bahuye n'amakuba menshi. Turi ku isi tushobora kuhura n'amakuba, ariko kingenzi n'ugukomera mu mwami. Makuba zirahari, ibyago birahari. Uru rugendo abantu benshi barimo kuva mu bushake bw'Imana kubera makuba barimo kuhura nazo, kubwo ibibazo barimo kuhura nabyo. Oya, sibyo byadutandukanya n'Imana yacu. Nehemiya amaze kumva abasigaye batajyanwe mu bunyage bahuye n'amakuba menshi, baratukwa. Murwa wa Yerusalemu warasenyutse, ingiki zarasenyutse, amarembo zarahiye. Cyari kibazo. Ngiyi minsi turi ku murimo wa data, njyewe nagereranya Yerusalemu murwa w'amahoro n'itorero ry'Imana yadushizemo mu iyi minsi. Natwe Kristo misi y'imperuka irimo kugenda iturasa myambi, iduteza makuba menshi. Ariko sibyo twacika indege cyangwa tuve mu bushake bw'Imana. Bisabamo aboneke abantu bafite mitima ya Nehemiya bakomeza abandi kubaka murimo wa data. Imana ntabwo ishaka kwemerera twangize murimo wayo, tube banyandege ngeya ku murimo wayo. Nuko ari amakuba, nuko ari ibyago, Nehemiya bagomba gukomeza abandi kubaka murimo wa data. Bagize amakuba menshi, baratukwa, kandi ingike z'i Yerusalemu zarasenyutse, n'amarembo yaho yarahiye. Mbese yari nk'ibyago ku bwoko bw'Abisirayeli. Bamwe bagiye mu bunyage badafite amahoro, bakoresha mirimo y'uburetwa. Abandi basigaye nabo baza kuhura n'amakuba menshi, baratukwa. Ingike ya Yerusalemu irasenywa, Nebukadinezari arasenya amarembo Yerusalemu, amarembo yaho arasha. Nehemiya amaze kumva izo nkuru aratubwira iki? Ijambo riratubwira iki? Gusenga kwa Nehemiya. Yehura n'inkuru itari nziza ku murimo w'Imana, cyangwa mu buzima bwa beneso, cyangwa mu buzima bw'umuryango wawe, we ufata yaye ngamba. Nukunezerwa, nugushima, nukubona ko nibya bariya nawo bifitemo uruhare. Nehemiya amaze kumva ibyo byago abasigaye batajyanwe mu bunyage bahuye nazo, Nehemiya arafata biye byo gusenga. Niyo Bibiliya tubwira ko gusenga kwa Nehemiya, gusenga kwawe kwagira umumaro, gusenga kwawe kwahindura bintu, gusenga kwawe Mana yabyumvi yabasha kubyumva. Gusenga, abantu basinziriye mu gusenga. Abakozi b'Imana benshi bahuye n'ibibazo, ariko muka wo gusenga ntayo. Abakristo benshi bahuye n'amakuba menshi, ariko gusenga ntayo. Murimo w'Imana wahuye n'amakuba menshi, ariko abantu babifata biye byo gusenga no kwiriza ubusa, zero, nta numwe. Ariko ndabasabye tukanguke tena, dushake imbaraga zo gusenga. Nguko Nehemiya amaze kumva amakuru y'iwabo, yaraciye bugufiya afata biye byo gusenga. Gusenga turanesha bitugerageza. Gusenga Mana irakomeza abantu bayo. Gusenga mukuri no mu mwuka, ariko hatari yo kwishushanya, hatari yo kubesha muka w'Imana. Abantu basigaye basenga kubwo ibibazo byabo gusa. Nta muntu ugifata biye byo kuririra umurimo w'Imana, nta muntu ugifata biye byo gusengera abakozi b'Imana. Inshingano z'amasengesho twarariziretse. Abantu kwiriza ubusa byarabananiye. Abantu basigaye bavuga turi mu masengesho, ariko barya banywa. Se uzahabwa imbaraga zo kunesha gute? Kuko ari bikurwaho kubwa amasengesho yo kwiriza ubusa no gusenga. Gusenga kwa Nehemiya, reka tumve. Maze kumva
izo nguru ndicara ndarira mara iminsi mbabaye. Bwana Yesu asifiwe. Nehemia amaze kumva ayo makuru aricara ararira amara iminsi ababaye. Niyiriza ubusa nsengera imbere y'Imana y'isi n'ijuru. Arafata biye byo kwiriza ubusa asengera mbere y'Imana y'isi n'ijuru. Mundu ufashe biye byo kwiriza ubusa asenga mbere y'Imana y'isi n'ijuru ariyeza. Mureke kwiriza mutayihana ibyaha, aritunganya n'Imana kuko bimubabaza birahari. Akabona ko nta wundi wamuha gisubizo atari Imana. Kandi amasengesho y'umunyabyaha ni ikizira. Iyo mwitorero mureke tufate biye byo gusenga no kwiriza ubusa tubabaye imbere y'Imana. Badawidi bambaraga amagunira mu gihe cyose bahuraga n'ibikomeye. Yaba kiugu turagisengera, yaba murimo w'Imana tugomba kugisengera, yaba bibazo byageze ku bene data tugomba kubisengera, yaba bakozi b'Imana tumvise amakuru yabo ko bahuye n'ibyago n'ibibazo byinshi tugomba kubasengera. Tugafata biye kuko Imana za kuhembera mirimo wakoze. Nyungu y'umurimo w'Imana iri kumana iri n'ukwacu twebwe. Mu gihe dukoze neza murimo w'Imana irishima. Mu gihe dukoze neza murimo w'Imana iratuyishura, ituha migisha. Niyo mpamvu tureke kurangara bene data. Yeremiya arakomeza kusenga kwe. Murongo wa gatanu. Ndakwize Uwiteka, ndakwinginze Uwiteka Mana nyirijuru, Mana nguru. Mana niwe nyirijuru. Iyi Mana tusenga abantu benshi barayisenga ariko ntago bayizi. Abantu benshi baravuga Imana ntago bayizi kuko usanga mundu wasenga nta kwizera. Mu gihe usenga udafite kwizera gutabazi bwaturuka hehe? Mu gihe wibwiriza abantu ubutumwa bwiza ukora ibyaha utihana wasobanukirwa iyo Mana? Nimba tuzi ko Imana niwe muremyi wacu, tufite umuka kubw'imbaraga z'Imana, twayitinya, twahinduka umushitsi kuko itegetse uyu munsi byacu byarangira. Abantu barakora ibyaha bitirirwa izina ry'Uwiteka. Abantu barakora ibizira bitirirwa izina ry'Imana. Abantu bakorera abandi bibi kandi bose usanga ko ati n'abakozi b'Imana n'abakristo. Nuko tutarasobanukirwa Imana kuko ibyo Imana yanga twebwe ubwoko bwitirirwa izina ryayo ntago twabikora. Nimba Imana ivuze ndukice, ndukibe, ndugasambana, kukise ibyo byabira cyagaragara muri twebwe. Yesu atubabarire kandi atugirire neza. Ndakwinginze Uwiteka Mana nyirijuru, Mana nguru itera ubwoba. Mana niyo nkuru ku isi n'ijuru. Mana yacu itera ubwoba, ikomereza isezerano. Mana ikomereza isezerano ryayo ku bantu bayo bahagaze neza, bayishaka mu kuri no mu muka. Si imisi yo kurangara, si imisi yo gucika intege, si imisi yo gukora ibyaha, si imisi yo kwinjiza ibyaha mu rusengero rw'Imana. Banza wihane utarinjira ahera y'Imana. Banza usaba imbabazi utarahagarara muri korari kandi wakoze icyaha. Mana nguru itera ubwoba, ikomereza isezerano n'imbabazi abayikunda. Mana ikomereza isezerano ikatanga imbabazi ku bayikunda. Bagitondera amategeko yayo. Mundu wese ukunda Imana aritondera amategeko yayo bene data. Cyaha ni kizira mbere y'Uwiteka. Dore weekend abantu benshi bari mu nzira yo kwiyanduza ibyo Imana idashaka, kandi ejo bazazindukira bafate ibikoresho by'Imana binjire mu nzu y'Imana nta n'urubanza bafite. N'ikibazo ibyo byose bifite ingaruka. Reka tukomeze murongo wa 6. None mase kusenga kwa Nehemia amaze kumva ibyago abatajyanwe mu bunyage bahuye nazo,
abayuda bahuye n'ibyago byinshi, baratukwa. Yerusalemu irakora iki? Amarembo Yerusalemu irasenyuka. Ingike zi Yerusalemu zirasenyuka, n'amarembo yabo yarahiye. Nehemiya amaze kumva arababara, ajya kwishira mbere y'Imana arira. Mana ikomeye, Mana ishobora byose, Mana irengera mundu, Mana ishobora kuhindura urupfu rukaba buzima, Mana ikiza kansa, Mana ikiza diabete, Mana ikiza sida, Mana ikiza burwayi bukomeye ibyo abadokita bashobora kusanga bitabashije gukira, ariko Mana irakiza. Senga Imana wizeye, senga Imana wiyubahe, senga Imana ucishwa bugufiya, korera Imana wicisha bugufiya. Itorero ry'Imana, murimo w'Imana si imikino. Dawudi yaboneye umugisha mwinshi kubwo gukorera kwe Imana. Banehemiya babonye imigisha kubera kumva ababajwe n'ibyago byabaye ku murimo wa data. Murongo wa 6 twavuze, kandi Yesu atufasha ongera dukangure itorero ryayo. None tegera ugutwi kwawe kumve. Mwanya turimo gusenga, no tugomba gushaka inzira zose zo kwezwa Imana ibashe kudutega amatwi mu bihe byacu byo gusenga, atabasha kutugaya. Hariho abantu bafata bihe byo gusenga Imana, asabira mugenzi we apfe, asabira mugenzi we Mane mugirire nabi, asabira mugenzi we nakabona umugisha, nakabona amasezerano. Ariko se mubona ko Mana ari impumyi? Urinde Imana ikumve cyangwa ukoresha amarozi? Imana ikumva amagambo yawe wifuriza undi ibibi, usabira undi nabi. Ariko hano Yeremiya kusenga kwe yavuze iki? None tegera ugutwi kwawe kumve, n'amaso yawe arebe, wumve gusenga k'umugaragu wawe. Nsengera imbere yawe muri iyi minsi, ku manywa na nijoro. Nsabira abagaragu b'Abisirayeli, natura ibyaha Isirayeli twagukoreye. Haleluya. Na hindi kifuzo gikomeye yari yo kuvuga kwa bakanaka nibo bakozi yafa. Mano negera ugutwi kandi wumve masengesho ndimo gusenga mbere yawe. Sengera abagaragu bawe b'Abisirayeli n'ibyaha bakoze. Manu babarira Abisirayeli, ariko bakiza ayo makuba menshi. Manu babaririye abakozi bawe, ariko bakize ibibazo barimo kuhura nazo ku murimo wawe. Iyi minsi abakozi b'Imana bafite ibibazo, abakristo batakiyumvira abakozi b'Imana, abakristo batakiyumvira Imana yonyine ku giti cyayo. Sebene data, ninde uzaturengera, ninde uzadutabara? Nehemiya amaze kumva ayo makuba menshi ararira, arataka, afata biye byo gusenga. Iyi minsi twebwe turasakuza gusaba ibibazo, ariko turebye nabangaye bafata biye byo gusenga basengera igihugu? Nabangaye bafata biye byo gusenga basengera murimo w'Imana? Nabangaye bafata biye byo gusenga basengera itorero ry'Imana? Bibazo n'ibigeragezo barimo kuhura nazo mu bihe by'imperuka bigatuma benshi basubiye inyuma, benshi bacika indege. Ariko Nehemiya yarababaye kumva amakuru y'iwabo ko bahuye n'ibyago byinshi. Araca bugufi, afata biye byo gusenga, asengera abagaragu b'Imana, asabira ubwoko bw'Abisirayeli imbabazi. Kuko arigiye kutumvira kwacu kwaduteza ibibazo, arigiye kudakiranuka kwacu kwaduteza ibibazo. Nejo bundi ku cyumweru gishize navuze, minsi isize navuze
ngira ijambo yo kwezwa. Mana ishaka abantu kwezwa, niyo jambo Mana yashize ku mutima wanje. Abavuye ku murimo mugaruke ku murimo, abarimo gukora ibibi Imana idashaka mwihane mubireke, tuhagarare ahera Imana tunejejwe, dusenge. Mana izumva kusenga kwacu, nta kibazo kinanira Imana. Sinaza hano mbabwire gusa migisha kandi ari ibyaha, kandi benshi bavuye mu murimo w'Imana, kandi benshi batagitinya icyaha. Mundu w'Imana agomba kuba mundu wejejwe, mundu wizera bitangaza bya Kristo agomba kuba nawe wejejwe, mundu ufashe biye byo gusenga agomba kuca bugufi agasaba Imana imbabazi. Mu masengesho y'umunyabyaha bene data ni kizira. Kuna bya bimaze kuba byinshi ku bantu b'Imana, na niyo mpamvu bishobora kuduteza byago n'amakuba menshi, ariko usanga no gusenga zero. Kera twagiraga abantu mu rusengero bitwaga abinginzi, se iyi minsi baracyahari, nabo baranduye, babaye abanyamagambo, babaye abantu bacimanza. Se abahanuzi kera bagiraga ibanga. Mana ikwerese ishurirwa ry'umukundu w'Imana, ugomba gushaka buryo bwo kujya kumubona. Ntabwo wafata butumwa bw'umushumba w'itorero urivugire mu bakristo, ntabwo wafata butumwa bw'umuyobozi wa korali umubwirire muri korali, ntabwo wafata butumwa bwiza bw'abadiakoni ugende ubivugire ku muhanda. Amagarabo badiakoni ubashake, ubabwire Imana ikwibagaya, Imana ikwishaka ko bahindukeho. Bishop pastor w'urusengero ashobora kugira indege ngeya, ntago waza hano kuri studio kubivuga. Ugomba kumushaka ukamusaba igihe, ukamubwira ibyo urose, ibyo ubonye. Imisusoga ubona nta gahunda kinyabufura ku murimo, kubaha abakozi b'Imana. Nehemiya ndago yashakuje, Nehemiya ndago yakoze amasengesho yo gucira abakozi b'Imana imanza, ati ni mwebwe mwazanye ibingibi. Oya, mwanya byago n'amakuba byatwinjiranye ku murimo, tufata biye byo guca bugufiya tugasengera murimo Imana, twanasengera abakozi b'Imana. Mane bafashe, nimbara abantu barwanwa ku isi, nimbara abantu bahura n'amakuba menshi ku murimo Imana, n'abantu bafite inshingano ku murimo wa data. Yesu atugirire neza. Nehemiya arasenga abwira Imana ayo masengesho, sengera imbere yawe muri iyi minsi kumanwa na nijoro, nsabira abagaragu b'Abisirayeli, natura ibyaha Isirayeli twagukoreye. Nawe ushobora gusaba Imana imbabazi mu byaha birimo gukorerwa mu itorero. Tumva abakobwa bishingira, tumva abakobwa batwaye inda, tumva bavuga butumwa bakore bitakwiriye, tumva abantu b'Imana basubiranyemo baratugwana baratukana. Ibyo byose natwe tugomba kuba tugira mutima nka Nehemiya yo kubabazwa nayo. Ntago byatunezeza, ntago byadushimisha. Mundu w'Imana nimba yaguye kuki urimo kuhamagara abandi ukababwira iyo kosa yakoze, usemanira kureba nawe kakwishimira, cyangwa se ushaka kubabazwa n'ibyo byago n'ibyo byaha, kuko ngaruka yabyo byaduteza twese bibazo. Mugihe murimo wa Imana wasenyutse wagira amahoro, mugihe murimo w'Imana wagize ibibazo twashimwa n'Imana, kuko shingano y'abamagawe kuva ku bayobozi bakuru ku murimo kumanuka ku mukristo. Menya ko mwe twese tugomba kuberera amaso murimo wa data. Ntabwo ari abashumba bonyine, ntabwo ari abahanuzi bonyine, ntabwo ari abaririmbi bonyine. Na niyo mpamvu ubona abantu benshi baretse murimo w'Imana, kibiriya ni byabo, bafata murimo w'Imana bavuga ko ni abapasiteri. Oya, nabo nabakozi, nawe uri umukozi. Se iyi minsi Mane kubajije mirimo urimo gukora, uzatanga ya raporo we wavuye mu nshingano. Mane tubabarire. Ibyo tufite ibyaha byinshi tugomba kuririra Imana idukure mu ibyo byago. Reka gice cya gatatu tugiye kurangirizaho. Nehemiya akomeza abantu ngo bubake, kuko yumvise inkuru arasenga kugeza aho umwami yamwemereye. Akubwa amasengesho amuha burenganzira n'urwandiko rwo kujya gukora iki, kubaka ingiki zarasenyutse.
amuha uburenganzira bwo kuhabwa ibiti, amuha uburenganzira bwo kuhabwa inkunga. Murimo w'Imana ugomba gutangwa inkunga bene data. Bamwe bakoraga iyo mirimo barabiretse, basige beyitoki ni abapasteri. Oya, ndukemere ubona murimo w'Imana usenyuka kandi uba muri rusengero, kuko natwe Imana izabitubaza. Nehemiya akomeza abantu ngo bubake. Reka tusome murongo wa 17 kugeza ku 20 mu icyo gice cya kangahe twavuze cya mbere. Hano bibaye ku gice cya kabiri. Ku icyo gice cya mbere, mberako ndababwira nti nimureba ko tumeze nabi, ko Yerusalema yabaye amatongo, amarembo yaho akaba yarahiye, nimuze tubake ingike Yerusalemu, tutagumya kuba igitutsi. Mbabwira ukuboko kw'Imana yanje uburyo kwangiriye neza. Mbabwira amagambo umwami yambwiye. Bavuga bati nimuhaguruke tubake. Haleluya, nimuhaguruke tubake. Nuko biyungamo bagira imbaraga zo gukora uwo murimo mwiza. Ariko Sanabarati w'umuhoroni na Tobiya Sanabarati w'umuhoroni na Tobiya wo mu gihugu w'umwamoni na Geshomu w'umuarabu babyumvise baraduseka, badushinja, baraduseka, badushinyagurira, baratugaya bati ibyo mukora ibyo ni biki? Murashaka kugomera umwami? Mugiye Nehemiya yafashe iyo ngamba yo gukomeza abantu bubake, kuko navuze ko nditukanezezwe tubona murimo w'Imana usenyuka, kuko Imana ndagushaka kudushimira kubona umurimo usenyuka. Mwana ndagushaka kudushimira twebwe abakozi b'Imana tubona abantu bakora ibyaha duceceke, tubona abantu binjiza ibyaha mu rusengero duceceke. Tugomba kubwira abantu gukora iby'Imana ishaka. Nehemiya agira akahinda ku mutima we kubona murimo w'Imana wasenyutse. Arabisengera, afata izamu, umwami amuha burenganzira. Mberako ndababwira nimureba ko tumeze nabi. Hari igihe tugera tumeze nabi ku murimo w'Imana, ko Yerusalema yabaye amatongo. Ibyo byari bimenyetso bifatikaye Israeli bahuye nazo. Ntago mureba ko tumeze nabi, ko Yerusalema yabaye amatongo n'amarembo yayo akaba yarahiye. Nimuze tubake inguke Yerusalemu, tutagumya kuba igitutsi. Iyi misi natwe navuze ko ku bwanje ngereranya Yerusalema n'umurimo w'Imana, itorero ry'Imana mu misi. Itorero ry'Imana yabaye igitutsi, ariko abakristo mubyuke, abakozi b'Imana mubyuke, twongere dutunganye murimo wa data, udakomeza kuba igitutsi. Twihanisha abantu ibyaha, twahamagare Mwuka w'Imana gukora umurimo, muhindure inyigisho, mubwira abantu kwihaniki ibyaha. Mbabwira ukuboko kw'Imana, ukuboko kw'Imana yanje uburyo kwangiriye neza. Hari abantu bafite amashimwe, hari abantu bafite iby'Imana yakoze. Ibi nibyo bihe byo gukangura abandi, tukababwira iby'Imana yabakoreye. Nehemiya atangira kubabwira buryo yakuwe mu maboko mu nzu y'umwami kubwo gusenga kwe. Umwami aramuha burenganzira, amuha n'urwandiko, amuha n'andi mategeko yo kujya gukora iki, kumushigikira kubaka ingike ya Yerusalemu. Arababwira ayo makuru yose. Abantu bose babyumvise baravuga ko ni ukuri, nimuze tubake, tutakomeza kubiki igitutsi.
twebwe iyo yari igihe cyabo cya Nehemiya yagize ako kahinda abwira Abisirayeli kubaka murimo wa data, gukomeza abantu ngo bubake murimo wa data. Kandi Abisirayeli icyo gihe ubona ko bari bafite umutima mwiza. Iyi minsi abakozi b'Imana barabwiriza abantu ubutumwa bwiza, ariko wabonye yabaye kusa mazi kumena hasi, abantu batakinuka mushitsi kubw'ibyaha. Muri icyo gihe barimo gufata yo gahunda yo gutangira kubaka izo ngike za Yerusalemu. Tobiya, uyu muntu uitwa musomyi hano bavuga yitwa nde hano, ariko Sanabarate, Tobiya na Geshemu barabahagurukira, batangira kubatuka, batangira kubasebya. Mwemwe burabande murashaka kugomera ku mwana. Haleluya. Ariko migambi ya Nehemiya na Abisirayeli bari kubaka ingike zasenyutse. Ntago wabura Tobiya ku murimo w'Imana, ntago twabura Basanabarati ku murimo w'Imana, ariko nditukakangishwa na Basanabarati. Ikimane dushaka nukubaka neza murimo wayo. Iyi misi wagaze gute ku murimo wa data? Nanjye mpagaze gute? Wowe wavuye mu bushake bw'Imana utakishaka kubaka murimo wa data, wewe wagiraga inkunga yo kubaka murimo w'Imana, warabiretse. Wewe wakomezaga abandi, wewe wafashaga abandi, warabiretse utakibasha gukora murimo w'Imana. Ikimana ya utumye iki gitondo mureke dukanguke tena tubashe kubaka ingike z'umurimo zarasenyutse. Banyamasengesho bari ngingi y'umurimo, ariko benshi baratatanye. Mane dufashe. Wowe utarakizwa iyi minsi urabona ninde uza kurengera mu bibazo, mu bigeragezo. Mureke dukanguke bene data, twihana ibyaha, tusabira abandi imbabazi ku Mana. Nimba iki ubona cyakuziritse ku murimo w'Imana, tumve mutima wo kwihana. Manenezezwa n'abantu bihanye. Wagaze gute? Nanjye mpagaze gute? Wowe ufite ibibazo, wowe ufite ibigeragezo, ubutabazi bwawe buzaturukaye mu gihe urimo kureba murimo w'Imana ugasenyuka, nawe ukishimira avuga ko nibyo abapasiteri tuzarebe. Oya, Mana izakubaza nawe gukora neza murimo w'Imana, uzahabwa umugisha w'Imana. Reka turekeraho, tuzakomeza iri jambo undi munsi, ariko icyo mbasabye mureke tugira umutima nka Yeremiya yo kugira kahinda ku murimo wa data. Murakoze, Imana ibafashe kandi bashoboje mirimo myiza izatwerekeza mu bwami bwo mu ijuru. Mubane na Yesu Kristo. Amen. Mukozi w'Imana, Imana imuhe umugisha. Mureka tugirire ishyaka ry'umurimo w'Imana. Ubundi ijambo ry'Imana avuga ngo nimuba mu byanjye nzaba mu byanyu. Mureka tugire ishyaka ryo gukunda Imana no gukunda umurimo wayo. No kuvuga ngo dukunze Imana tuba dukunze n'ibyayo. Uyu Nehemiya atubere urugero rwiza. Buriya yo twavuye mu byaha, yo twakijijwe, tuba twagize ishyaka ryiza ry'umurimo w'Imana. Urakoze Mana, tugushimira ijambo ryawe mu izina rya Yesu. Iri jambo reka rigende risohoze ikirizanye, rigere ku mpera y'isi, ritarure intama zazimiye, riruhure abarushye, abumvaga bacogoye, abumvaga nta shyaka rikibarimwo. Buri muntu wese yinire arebe icyo agomba gukora ku bw'ijambo ryawe. Urakoze Mana, shyigikira ijambo ryawe, rigende Mana, rihindure urubyiruko, rihindure abagabo n'abagore, rihindure abato n'abakuru. Ijambo ryawe rikora operasiyo, rikize, riruhura abantu. Kandi uyu mwanya tuboneho gusengera abantu bose bakwiringiye baguhanze amaso, abari mu bibazo by'uburwayi, bari kwa muganga, barwaye indwara z'imyuka mibi, barwaye indwara z'amayobera, abarwaye indwara z'ibyorezo. Ibyo byose ikiganza cyawe kibakize. Buri muntu wese akirire muri iri jambo, yakire gukira, yakire guhura n'Imana. Shyigikira ubwoko bwawe, agura mu izina rya Yesu, hembura, ongera abakizwa, gabanya umubare w'abarimbuka. Ineza y'Imana nikora imirimo n'ibitangaza. Urakoze kubwira ijambo. Dusengeye abakozi bawe, dusengeye umurimo wawe, dusengeye igihugu cyacu cy'u Rwanda, dusengeye abayobozi bacu, guhera kuri Perezida wa Repubulika kumanuka hasi. Buri muntu wese, inzego zose, ikiganza cyiza cy'Imana kibagereho, kibakomeze.
mu izina rya Yesu. Abashumba bashumbye amatorero, abakristo muri rusange, buri muntu wese umugirire neza. Urakoze Mana, dusabiye umugisha ubwoko bwawe kugira ngo barusheho kugirirwa neza. Urakoze kubikoze, ni mu izina rya Yesu, amen. Imana ibaha umugisha. Nkuko bisanzwe rero reka tubahe telefone tugendana kugira ngo tubafashe mu buryo burambuye, kandi iyo usanze tuyivugiraho iyo uhamagaye ntibikunde ubika akanomero ugakomeza ugahamagara. Ni 0788 50 98 944 0788 50 98 na 0722 74 34 93 reka mushumba nabahe telefone kugira tuze kubafasha mu buryo burambuye. 07 82 4 3 9 7 54. Murakoze, Imana ibaho umugisha. Amen. Philadelphia, Imana iratsinda.